Alors, sur Washington et Doha, je veux faire court parce que ce serait plutôt intéressant de recevoir les questions. Ku bijyanye na Washington na Doha ndashaka kuvuga amagambo make kuko byaba byiza kurushaho kwakira ibibazo by'urubyiruko ruhagarariwe hano kugira ngo tubashe gutanga ibisubizo bikwiye ku bibazo turi mu kibazo kimaze imyaka 30 gikomeza kugenda gihindura isura kuva jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yaba benshi muri mwe wenda bari bataravuka. Twinjiye mu kibazo gikomeye cyane cy'ihohoterwa kandi ikibabaje ni uko nyuma y'imyaka 30 tutarasohoka muri ubwo buryo mu buryo bufatika. Twagerageje kenshi kuva muri iki kibazo ariko igikorwa cya nyuma gihari kiyobowe n'umukuru w'igihugu Perezida w'u Rwanda ubwe, umuyobozi w'icyitegererezo cyangwa umuyobozi wakomeje kugenda ugaragara muri ibi bibazo. Gikeneye rero kuri iyi nshuro twese twiyemeza kurushaho tugahagurukira rimwe tukagira uruhare rukomeye kurushaho kugira ngo iki kibazo kirangire burundu rimwe rizima. Nuko rero nkaba mbabwiye inshamake ku mpinduka zitandukanye zaranze ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwacu. Sinshaka kuvuga kuri AFDL, sinshaka kuvuga kuri RCD, sinshaka no kuvuga kuri M23 cyangwa CNDP kuko habaye amasura menshi n'inzira zitandukanye. Kandi mbere gato inshuti yacu Nathaniel Thibault yibukije amasezerano yagiye abaho yaba yabereye i Addis Abeba. Aya masezerano yari yarashyizweho umukono n'impande nyinshi arimo n'ibihugu byinshi byo mu karere kuko mu by'ukuri ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigira ingaruka mu karere kose. Nta gihugu na kimwe muri Afurika gifite abaturanyi 9 nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dufite rero umwanya wihariye mu byerekeye imiterere yaho duherereye kandi buri gihe iyo ikibazo kigaragaye kigira ingaruka ku bindi bihugu byegeranye natwe. Ikidasanzwe kuri twe ni uko kuva muri Nyakanga 2020 twatangiye inzira yo gushaka ibisubizo. Habaye inama y'abakuru b'ibihugu i Malabo aho Perezida Joao Lourenço wa Angola yagizwe umuhuza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ndibutsa ko Perezida wa Repubulika akimara gufata inshingano yafashe icyemezo kitari cyoroshye cyo kwiyoroshya ahubwo cy'ubushishozi cyo kureba ahazaza kuko twari dusanzwe tuzi imigambi y'u Rwanda. Yazengurutse ibihugu byose 9 duturanye abisobanurira kandi abibwira ati nimwumve dufite amahirwe yo kubaka imirongo ihuza ibihugu byacu no gufasha urubyiruko rwacu gutera imbere. Ni muri urwo rwego cyangwa muri uwo murongo kandi twiyemeje kwinjira mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ahagana muri Mata 2022 mu bitekerezo bya Perezida wa Repubulika. Intego yari ugukorera mu mucyo no mu bwizerane. Kandi imbogamizi nyamukuru niba navuga mu magambo make, dufite umubano wundi n'u Rwanda n'imiterere y'ibihugu byacu ubwabyo kuko turabaturanyi. Muri Gicurasi 2021 habaye iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ryateje ibyangiritse bikomeye haba i Goma no hakurya mu Rwanda. Ibi byagaragaje ko ibihugu byombi bifitanye isano ya hafi. Dushobora gutekereza ko igihugu kimwe cyabaho kitita ku kindi. Niyo mpamvu mu itangazamakuru ryacu tubisubiramo kenshi. Nta kibazo dufitanye n'abaturage b'u Rwanda, ikibazo dufitanye tukaba tugifitanye n'ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe na Perezida Kagame. Ariko mu by'ukuri ntidushobora kugira ikibazo n'abaturage b'igihugu dushobora kugenda tukahagera n'amaguru tutambutse n'umugezi n'umwe aricyo u Rwanda. Iyo dushaka kujya i Brazzaville tugomba kwambuka amazi, ariko iyo dushaka kujya i Gisenyi tugenda n'amaguru. Kandi ibi mugende kubivuga nk'abahamirizwa n'inshuti zacu zikomokayo. Niyo mpamvu iki kibazo cyoroshye cyane kandi gikomeye icyarimwe. Reka tujye kwa 15 Ukuboza Rwanda. Perezida w'u Rwanda ntiyitabiriye ingendo, ntiyitabiriye kuko kuri we gahunda iyo ari yo yose igana ku mwanzuro w'amahoro si gahunda imwungura. Wenda Vice Perezida Mukoko yabivuga neza kurusha njye, ariko icyitegererezo cy'ubukungu bw'u Rwanda cyubakiye ahanini ku gusahura umutungo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igikorwa cya Rwanda kitigeze gitanga umusaruro
kuba tumeze nk'abageze mu mwijima, ariko mu by'ukuri Perezida Kagame yari asanzwe afite gahunda yo kongera ubukana bw'intambara. Intambara yarakajijwe cyane cyane binyuze mu byabereye i Goma n'i Bukavu. Nyuma yaho twebwe twari dufite umwanya wa politike ukomeye cyane ku kibazo cyo kuganira n'imitwe yitwaje intwaro yunganira igihugu cy'u Rwanda, ari nayo yari ingingo nyamukuru yo kutumvikana. Ariko nk'uko Madame Sara yabivuze mbere, igihe hafatwaga icyemezo muri Gashyantare, nibwira ko ari icyemezo 2773. Icyo cyemezo cyadushyizeho inshingano zo kuganira no gufungura umwanya w'ikiganiro, nubwo twari twarasabye mu buryo busobanutse kandi bweruye ko ingabo z'amahanga ziva ku butaka bwacu. Muri icyo gihe rero twasanze tugomba gufungura imiryango, kuko tutashoboraga kwirengagiza ukuri ko turi mu isi ishingiye ku bwuzuzanye kandi twese turi abanyamuryango w'umuryango w'abibumbye. Hanyuma habaye n'ifoto yatunguye benshi ku wa 18 Werurwe, Perezida Paul Kagame na Perezida wa Repubulika Tshisekedi imbere y'umwami wa Qatar Emiri, kuko hagati aho hari hamaze gufatwa ibihano byinshi byibasiye u Rwanda. By'umwihariko uruganda rutunganya zahabu rwa Gasabo rwarafunzwe, ari rwo rutunganya zahabu. Nyamara twese tuzi ko u Rwanda rushobora kwirata umutungo muke kamere, ariko ntirushobora kuvuga ko rufite zahabu kuko rutayifite. Nimuramuka mugiye gushaka amakuru, muramenya ko zahabu ari wo mutungo nyamukuru winjiriza amafaranga menshi ubukungu igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri umurongo wa zahabu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo unyura mu ntara zose zo mu burasirazuba ugakomeza no mu majyaruguru ashyira uburasirazuba ahahoze hitwa intara y'Iburasirazuba. Ibi nibyo bituma habaho ubucuruzi butemewe n'amategeko, kandi ubwo bucuruzi bukaba ari bwo bugirira akamaro igihugu cy'u Rwanda. Yanageze naho yemera no kubaka uruganda rutunganya zahabu, yibwira ko ibikoresho fatizo bizaturuka mu muyoboro w'ubucuruzi butemewe bwo mu burasirazuba bwa Kongo. Niyo mpamvu igihe hagaragaye iyo foto yo kuwa 18 Werurwe ari bwo hafunguwe inzira y'ibiganiro bibiri n'umubyeyi twaganiriye i Washington, naho n'umwana tuganira i Doha. Muri iyi minsi ngira ngo mwabonye ko Emiri wa Qatar na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binjiye muri iki gikorwa. Twateye intambwe ishimishije ku buryo kuri ubu ku mpapuro dufitanye n'umubyeyi nta kibazo tugifite. Ikibazo gisigaye ni ishyirwa mu bikorwa by'ibyo twemeranyijweho. Nizeye ko mwese mwabonye umwanya wo gusoma aya masezerano, kuko ari aya rubanda. Nimuhita mujya ku rubuga rwa Minisiteri y'Itangazamakuru murayahasanga, nimujya no ku mbuga nkoranyambaga za guverinoma ya Amerika murayahasanga. Nta nyandiko n'imwe twashyizeho umukono muri izi nzira twanyuzemo n'umubyeyi, ni ukuvuga u Rwanda, itarashyizwe ahagaragara. Bityo rero iyo tuvuga Washington, hari inzego ebyiri twagenderagaho. Hari urwego rw'akarere, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize uruhare rwo guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Hanyuma hari urwego rw'impande ebyiri, bilateral. Kuri uru rwego rw'impande ebyiri, Visi Perezida ashobora gusobanura birushijeho ku byo twise deal, ari byo ubufatanye bwihariye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Subiye ku byo twemeranyijweho i Washington n'umubyeyi, hari ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni amasezerano y'amahoro. Muri ibyo biganiro twari dufite imirongo ntarengwa. Umurongo wa mbere utagomba kurengwa na rimwe ni uko nta na santimetero n'imwe y'ubutaka bw'igihugu cyacu ishobora gutangwa. Niyo mpamvu mbashishikariza gusoma neza amasezerano ya Washington, muzabona ko iyo mirongo yose yubahirijwe. Hanyuma nimusoma ayo masezerano muzabona ko avugamo n'urwego rw'ubufatanye mu bukungu bw'akarere, kuko mu by'ukuri iyo dusuzumye ikibazo kiriho ubu, impamvu nyamukuru ni intambara yo gusahura umutungo, ni intambara y'ubwambuzi. Ntitwakwibeshya, kandi niho hihariye amasezerano twagiranye n'Abanyamerika. Ni amasezerano agamije gukemura ibibazo byihutirwa, cyane cyane ibibazo by'umutekano. Ikindi, umutekano uramutse ukemuwe mu buryo burambye, nibwo dushobora kwerekeza ku bukungu no ku rwego rw'ihuriro ry'ubukungu by'akarere. Hari abakuru bari muri iyi sare babizi neza.
icyo gihe byitwaga CPG, ni urwego rwonyine rudufasha gukorera mu mucyo. Birumvikana ko mbere y'uko dutangira akazi akariko kose muri iyi nyubako tugomba kubanza gusukura uko ibintu bihagaze ubu. Kandi nimwitegereza neza, kuva twatangira gutera intambwe mu biganiro bya Washington, perezida w'u Rwanda agaragaza umujinya n'ubwoba bidasanzwe, kuko mu by'ukuri ibi ari intangiriro y'iherezo ry'ibikorwa bye mu burasirazuba bwa Kongo. Nanone muri uwo murongo dushaka gukurura abashoramari b'Abanyamerika, ariko ishoramari ry'Abanyamerika ntiryashobora kuza mu gace karangwa n'imitwe yitwaje intwaro. Niyo mpamvu tugomba kunyura mu mucyo no mu kuri, mu by'ukuri bitanyuze mu ihohoterwa, mu mitwe yitwaje intwaro no mu bwicanyi bwibasira abaturage ku butegetsi bw'u Rwanda bwungukira mu gusahura umutungo wacu. Niyo mpamvu niba hari umuntu utishimiye isinywa ry'aya masezerano, ari we n'abo bari kumwe. Ikindi kandi ibyo mubona ndetse n'imyitwarire mwumva imuranga nuko ashaka gutinza ikigomba kuza, ariko kizagera igihe cyiza. Icyo gihe tuzongera kugira ubuyobozi busesuye ku butaka bwacu ndetse no ku mutungo kamere wacu. Ibyo nibyo dukorana n'umubyeyi. Bityo rero igihe amahoro azaba agarutse tuzabasha kwerekeza ku bukungu, kuko nk'uko nabivuze mbere, imbogamizi iriho ni iy'akarere. Turi abaturanyi. Uyu munsi nubwo intambara igihari, dufite hano imishinga imwe n'imwe ikomoka kuri CPG. Urugero, hari sosiyete nibwira ko ari Silu iyoborwa n'umunyarwanda, umurundi n'umunyekongo, ariko niyo itanga amashanyarazi mu bihugu bitatu. Nubwo habaye intambara nyinshi, iyi sosiyete ntiyigeze ihagarika ibikorwa byayo kuko ikorera abaturage. Dufite n'imishinga mu rwego rw'ingufu, mu rwego rw'ibikorwa remezo no mu rwego rw'ubukerarugendo, kuko dufite pariki ya Virunga. Birumvikana ko igice kinini cyayo kiri ku butaka bwacu, ariko hari n'agace kajya ku ruhande rw'u Rwanda. Niyo mpamvu u Rwanda rimwe na rimwe rwishimira kwerekana ingagi, nyamara mu by'ukuri nk'abantu zavuye mu bibazo by'intambara iwacu zijya mu misozi yo ku ruhande rw'u Rwanda. Bityo rero kubera ikiyaga cya Kivu nta kundi biri, tugomba gukorana. Ibyo visi perezida yavuze ashobora kongera kubisobanura mbere yo kwinjira mu biganiro bijyanye n'umwana ariwo M23. Mu by'ukuri M23 ibaho gusa kubera ubushake bw'u Rwanda, kandi ikibabaje kurushaho nuko ibikorwa by'u Rwanda bishoboye kugera ku ntego zabyo iwacu ahanini bitewe nuko natwe ubwacu twagiye duhemukira igihugu cyacu, nk'uko nabigarutseho mu ngero zitandukanye natangiye nanga. Haramutse hatabayeho abanyekongo bemeye gukina umukino w'u Rwanda, ntibyari gushoboka mu mpamvu eshatu zihutirwa. U Rwanda rwatugabyeho intambara. Imwe ni ukuvuga ko muri Kongo hari imvugo z'urwango. Nge rero ndabyitegereza, turi igihugu gifite abaturage barenga miliyoni 100. Hano i Kinshasa mfite inshuti, kandi twese tuzi ko dufite n'umufatanyabikorwa witwa Alexis Gisaro. Dufite inshuti zitandukanye hano mu mujyi, dusangira ahantu hamwe, tugendana kandi tukabana. Ku byerekeye imvugo z'urwango, ni ngombwa kumenya ko umuntu wa mbere uharabika kandi agashyira ibimenyetso ku muryango runaka w'abanyekongo ari perezida w'u Rwanda ubwe. None se perezida w'igihugu duturanye ashobora ate kwiyerekana nk'umurinzi w'umuryango runaka w'abanyekongo? Ni nko kumva ko hari umunsi umwe perezida wa Angola yakanguka akavuga ati ngomba kujya kurengera abazobo b'abanyekongo, cyangwa se nk'uko byashobokaga kera ko perezida Bongo yavuga ati ngomba kujya kurengera abateke. Bityo rero ni uguharabika imiryango yacu bikorwa na perezida w'u Rwanda ari byo shingiro ry'amarangamutima n'ibisubizo bimwe na bimwe, nubwo natwe tubyamagana, kuko twese tugomba kwemera ko kubana mu mahoro imiryango ubwabo ntacyo yasabye. Ikindi akabwirwa ko agomba kurindwa na perezida w'igihugu duturanye uza kwica abandi baturage, avuga ko ashaka kumurinda. Ibyo bituma hahita havuka amarangamutima akomeye kandi akoresha nabi ikibazo cy'abanyamurenge.
nyamara abanyamurenge ubwabo barivugiye bati ntibigeze na rimwe bamuha ubwo butumwa. N'igihe twajyaga i Doha byari bigamije no gusukura no gusobanura ibi bibazo byose. I Doha twageze mu masezerano y'ibanze n'itangazo ry'amahame, twagaragaje ikibazo mu ngingo 8, 2 muri zo twarazikemuye. Ikibazo cyo guhagarika imirwano nubwo kitarubahirizwa uko bikwiye, n'ikibazo cy'uburyo bwo guhererekanya imfungwa, hasigaye izindi ngingo 6. Ndabashishikariza gusoma izo nyandiko kuko ari za rubanda, kandi mbona ko kuri izo ngingo nshobora kugaruka mu bisobanuro birambuye kugira ngo mbone uko nsobanura neza buri kibazo. Ariko icy'ingenzi mugomba kumenya ni uko twahagurukiye gukemura ibi bibazo mu buryo burambye. Intambara iri hano si intambara ya Perezida Tshisekedi ku giti cye. Ndibutsa ko dufite abakuru b'ibihugu 2 bapfuye biturutse kuri ibikorwa. Marshal Mobutu wapfuye nyuma y'iminsi 100 gusa avuye ku butegetsi, na Perezida Laurent Désiré Kabila wishwe, ndetse n'abanyekongo barenga 10 miliyoni bo mu moko yose, imiryango yose yagizweho ingaruka zikomeye n'ibikorwa byo gusahura n'ihohoterwa. Bityo rero uyu munsi abibwira ko iyi ntambara ari intambara nk'uko babivuga y'ubutegetsi baribeshya, kuko abasirikare bapfira yose abasirikare b'ubutegetsi n'abavandimwe banyu, ni ba sekuruza banyu, ni ba babyara banyu, ni ba mubyara bacu n'abavandimwe bacu. N'amafaranga n'umutungo dukoresha muri iyi ntambara si iby'ubutegetsi, ni umutungo w'igihugu cya Kongo. Tukaba rero ayo mafaranga twarashoboraga kuba twayashora mu kongera no kunoza serivisi z'ubuvuzi. Nubwo bimeze bityo, turacyakora uko dushoboye mu bihe bigoye turimo. Visi Minisitiri w'Intebe Mukoko ashobora kongera kubigarukaho mu buryo burambuye, ariko nabivuze gusa kugira ngo mbahe ishusho ya nyuma. Niba mudafashe iki kibazo uyu munsi, ejo mushobora kuzisanga murazwe ibibazo bikomeye kurushaho. Niyo mpamvu ari ngombwa ko mwese tutitaye ku bitekerezo byacu bya politike, twiyegereza kandi tukishyira hamwe hafi ya perezida wacu uyu munsi, kuko ari uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ugomba kudufasha gusoza burundu iki kibazo kugira ngo abazamusimbura bazahure n'izindi nshingano, aho batagomba kongera gukoresha umutungo w'igihugu mu kurangiza iki kibazo. Ni ngombwa ko twese tubyumva kandi tukabifata kimwe. Niyo mpamvu tugira tuti abanyekongo telema. Ngibyo ibyo nifuzaga kubagezaho, byabaye birebire gato, ariko byari ngombwa kugira ngo dusubize ibintu mu murongo no mu nkingi y'ukuri. Nkaba ntekereza ko Visi Minisitiri w'Intebe ashobora kongera kubisobanura birushijeho, hanyuma tukabasha gusubiza ibibazo by'urubyiruko rwahagurutse cyane muri iki gice cy'umunsi nyuma ya saa sita. Murakoze cyane.